ijambo rivuga ngo Yesu agutoneshe cyangwa se Imana igutoneshe. Imana igutoneshe. Ndaje ndahanura Imana igutoneshe. Imana igutoneshe papa. Uyu mugoroba ku isaha y'icyara sakodra, Imana igutoneshe mubyeyi, Imana igutoneshe wa mukobwa we, Imana igutoneshe wa musore we. Gutoneshwa n'Imana ntako bisa. La siposa fosa la kita sandemo pe ni sali yoma pe tu saso deba shiti eto sakita pe ni maisisima ndakumvishe ma ndakumva Yesu wanjye urahari. Uyu mugoroba ndahanuye ubuzima bwawe, imigambi yo kurwanya ntabwo izahama, ntabwo izasohora. Imana yatwitegereza ikibuka icyo bita indahiro y'amaraso ya Yesu, ikavuga ati kaba ngaba batera njyewe nkabanera, ndica itegeko, ndica indahiro, ariko kubw'amaraso ya Yesu, kubw'amaraso ya Yesu, kuba gucungurwa n'amaraso ya Yesu, twemererwa kwinjira aho utari kwinjira, wemererwa kujya aho utari kujya, wahindutse ubwoko utari ubwoko, wahindutse umugisha utari umugisha. Haleluya, kubw'amaraso. Soma igitabo cya kabiri cya Samweli, turasoma igice cy'Icyenda, turahera ku murongo wa mbere turarangiza umurongo wa 4. Ndasubira mu rindi rimwe, turasoma igitabo cya kabiri cya Samweli, turasoma igice cy'Icyenda, turahera ku murongo wa mbere dusoze umurongo wa 4. Reka dutangire dusome mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuze ngo bukeye Dawidi arabaza ati mbese hari uwasigaye wo mu muryango wa Sawuli ngo umugirire neza kubwa Yonatani? Kandi mu nzu ya Sawuli hariho umugaragu we witwaga Siba, baramuhamagara ngo yitabe Dawidi. Umwami aramubaza ati mbese ni wowe Siba? Nawe ati ninjye umugaragu wawe. Umwami aramubaza ati harya ntawe ukiriho wo mu nzu ya Sawuli ngo umugirire babazi z'Imana? Siba asubiza umwami ati haracyariho umwana wa Yonatani umugaye ibirenge. Umwami aramubaza ati abahe? Siba asubiza umwami ati aba mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli i Lodebari. Turagushimiye Mana kubw'ijambo ryawe, nyemerera rigira imbaraga mu mitima y'abateze amatwi kuryumva. Mwuka wera korane nanjye. Turagushimiye ibyo umaze gukora, tugushimiye ibyo ugiye gukora, tugushimiye n'ibyo uza kuza gukora hanyuma. Tugukomeye mu mashyi mu izina rya Adonai. Imana ishimwe. Amazina yanjye ni Habumugisha Aimable, ndi umupapa, mfite umudamu n'abana 4, utuye mu Busanza i Kanombe. Burimo Imana tugukorera i Remera muri Salvation aho ngaho. Ikirenze kuri ibyo, mperuka i Nyamata ku wa 2, nari ndi muri alive, barambwira ngo nzagira hose nzabaha intashyo. Reka turi abakiri intashyo za bene se cyangwa se za bene data muri Kristo Yesu. Izo ntashyo rero nimuzakire mu kuboko kw'Imana. Imana ishimwe cyane. Ndabanza gushima Imana kuko yatwemere tukaboneka muri uyu mwanya. Cya kabiri ndashima abakozi b'Imana, harimo Belinda wamfashije guhura n'Iritoro cyangwa se n'umushumba, ndetse n'umushumba nkamugiraho umugisha ku cyumweru ku wa 4. Uyu munsi akaba yadutumye kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. N'abandi bakozi b'Imana bose bakorana, Imana ibaha umugisha. Baragukwiriye, Imana ibaha umugisha. Imana ishimwe rero.
menye ko nzaza ntabwo naje njyenyine, nazanye n'abantu babiri cyangwa batatu. Reka Dani haguruke kuko twazanye na Mamuto nahaguruke. Reka dukomere Imana amashyi, aba bantu baje bamerekeje mu kuboko kw'Imana. Imana ishimwe cyane, n'abanyamugisha kandi n'abakozi b'Imana. Imana ihagurukije, mwicare, Imana ibahumugisha mu kuboko kw'Imana. Yesu ashimwe rero. Amen, amen, munyitabe amen. Ndahera ku ijambo numvishe ku cyumweru umushumba yavuze. Yaravuze ngo ngakunda kubana n'abantu b'abanyamwuka. Sinzi niba mwarabyumvishe ku cyumweru. Bivuze ngo hano rero muri abayumbe, muri abanyamwuka. Imana ishimwe. Nshuhuje undi muntu nabonye inyuma hari ndamushuhuje. Reka haguruka dupepere nawe, twarabanye cyane ku gicaniro. Imana ishimwe, ndakwishimiye cyane mu kuboko kw'Imana. Unyemerere tuganire ijambo ry'Imana. Mbazaniye ijambo rivuga ngo gutoneshwa na Yesu. Gutoneshwa 2022 Yesu agutonesha. 2022 nari mvuze ngo Yesu agutonesha. We waje kuri uyu munsi utoneshwe na Yesu. Imana ishimwe. Uriya mu mama Imana imuhumugisha, ari gusenga yahatanze message avuga ku guca bugufi. Imana yafashe ibintu by'agaciro irangije ibishyira hasi. Iby'agaciro by'Imana biri hasi. Iyo utaramenya guca bugufi ntushobora kuzatoragura iby'Imana. Bigusaba kumanura icyubahiro cyawe, aho uvuka n'amashuri wize, n'ukureshya n'ibyo utunze, ukamanuka ugaca bugufi ugatoragura icyubahiro cy'Imana. Imana iguhumugisha. Kandi si uwa hafi, ni umugisha wa kure. Imana ishimwe cyane. Twihute. Dawidi avuka, yavutse nk'abandi bana bose. Avuka ari umwana wa bucura, witonda. Ariko komantere z'abayuda bavuga ko Dawidi igihe yavukaga ise na nyina ubusabane bwabo butari bumeze neza. Ni ahantu byanditse, ni komantere muri Talimudu. Ndetse Dawidi ubwe yaravuze ngo Mana, data na mama bansamiye mu cyaha. Ni komantere. Akura ari umwana witonda, wubaha, nabivuze, ariko akomeza kwiyangaja mu mirimo yo mu rugo iwabo. Muri iyo mirimo kwari ukuba umugaragu w'ibintu by'iwabo. Ari umwana muto cyane ajya kuragira intama z'iwabo iyo ngiyo mu ishyamba. Ariko ageze muri iri shyamba ahahurira n'ibibazo bikomeye cyane. Akajya arwana n'idubu, akarwana n'intare zije gufata abana b'intama. Dawidi ubwe ntabwo yari azi icyo azaba, nta nubwo ise umubyara yari azi icyo azaba, kuko nta n'undi muntu wari uzi icyo azaba, kuko byari bihishwe mu mugambi w'Imana. Imana iguhumugisha. Imana ishimwe cyane. Dawidi agirirwa ubuntu, agemurira bene se ku rugerero. Dawidi agirirwa ubuntu, agemurira bene se ku rugerero. Cyari igihe cya Goliyati. Amaze iminsi 39 atuka ubwoko bwa Isiraheli, agatuka Imana ya Isiraheli, agatuka ingabo za Isiraheli. Dawidi ahagira ku munsi wa 40 uyu Mufilisiti asohotse hanze, atuka ubwoko bw'Imana bagaceceka, agatuka ingabo za Isiraheli bagaceceka. Dawidi ahagira kuri uyu munsi wa 40
arabazanga ariko ko mbona muri abasirikare bakomeye bafite intwaro, muri mwebwe habuze n'umwe uhangara uyu mufilisitiya utarakebwe utuka Imana Yezaheli mu gaceceka, agatuka ubwoko bw'Imana mu gaceceka, muri mwebwe habuze n'umwe. Baramubwira ngo reka sha rwose wa mwana we, vana amagambo aho ngaho, uyu mugabo ni muremure afite igihagararo kabiri, yarwanye urugamba, yarwanye intambara nyinshi, niyo asohotse akavuga twese twihindira mu myobo. Uvuga ibyo ushingiye kuki? Arababwira ngo njye nyamara Dawidi namurwanya kandi nkamutsinda. Dawidi kubivuga si uko yari afite imbaraga zinesha Goliyati, ahubwo yemeye kwiyahura, ariko yiyahura mu izina rya Yesu. Yemera kwiyahura, ariko yiyahura mu izina rya Yesu. Murabizi ko Dawidi yishe Goliyati. Cyari igihe cya Sawuli ari ku ngoma. Icyo gihe Sawuli ahamagara Dawidi kuza kuba mu rugo iwe. Ubwami bwari ubw'Ababenyamini. Umuhanuzi Isiraheli yemeraga yari Samweli. Niwe wafashe amavuta ayasuka kuri Sawuli, bose ababera umwami. Isiraheli uko ari imiryango 12, ushizemo umuryango wa Yosefu, uwa Manase n'uwa Efurayimu, ariko utabariyemo Abalewi babaga hose, kuko buri muryango wose wabaga mu gace kawo, ariko bose bayobowe na Sawuli. Samweli rero niwe wafashe amavuta ayamusukaho, bose ababera umwami. Aramutumiza ngo ngwino ubiwanjye, arahagera. Ahagera ku mugoroba, bari gutegura ibirori byo kujya gusangira n'umwami nimugoroba. Ahageze kwa Sawuli ahahurira n'umuhungu wa Sawuli w'umujenerali ukomeye cyane witwa Yonatani. Dawidi ahagera n'imvumba n'umuhumetso n'ikabutura y'abashumba. Yonatani ngo akubita amaso Dawidi, ngo yibaza buryo ki ari buze kujya muri dine umwami yateguye. Yambaye ikabutura, afite utubuye, afite n'imvumba. Yonatani ahita arembuza Dawidi. Amare kumurembuza ngo bagihuza amaso, imitima yabo iba connect. Ngo imitima yabo iba nk'agati gakubiranyije. Nta muntu yumvishije. Haleluya! Uwo mwanya Yonatani yikuramo umwambaro awambika Dawidi, akuramo umukandara we awambika Dawidi, afata icumu rye arihereza Dawidi. Dawidi muri uwo mugoroba yambara igisirikare, kandi Yonatani irushaga Dawidi nk'imyaka 20. Tekereza neza ko uwo mugoroba bagiye ku muteri bakagigina imyenda ya Yonatani kugira ngo ikwire Dawidi. Dawidi yinjira muri dini umwami yateguye yambaye igisirikare. Batangire kurya no kunywa, umwami abaza uwo bita Abuneri, umusirikare umutwaza icumu, aba ngo mbese uriya ni mwene nde? Dawidi aravuga ngo njyewe ndi mwene Yesayi w'i Betelehemu. Ntabwo yari azi. Uwo munsi Sawuli afata icyemezo, aravuga ngo Dawidi, kugize ingabo ikomeye ijya ku rugamba, kugize umukuru w'ingabo zose
zijya kurwana ku rugamba. Ijambo rivuga ngo Yesu agutoneshe cyangwa se Imana igutoneshe. Imana igutoneshe. Ndaje ndahanura Imana igutoneshe. Imana igutoneshe papa. Uyu mugoroba ku isaha y'icyala sakodra, Imana igutoneshe mubyeyi, Imana igutoneshe wa mukobwa we, Imana igutoneshe wa musore we. Gutoneshwa n'Imana ntako bisa. Ariko ndahanuye ngo Imana igutoneshe. Imana idutoneshe. Icyo namenye neza yuko hari ibintu Imana ititaho. Iyo igiye kuguhamagara cyangwa se iguhamagaye cyangwa se igutoranyije, ntabwo yita aho papa na mama bahuriye kugira ngo bakubyare. Babe barahuriye muri rogi birabareba, babe barahuriye mu kabari ntabwo ibyo bireba Imana, babe barahuriye mu muringoti ntabwo bireba Imana. Icyo Imana yitayeho nicyo yavuganye nawe, nicyo yavuze ku buzima bwawe. Ariko barasata ko sakodra saida bosa inima tarabi efosa sido pasakodra. Profesa Imana ishimwe. Haleluya. Ntabwo Imana ibyitaho. Ntiyita ku mateka mabi wagize, ntiyita ku buhamya bubi waciyemo, ntiyita ku byo abantu bavuze, ntiyita. Icyo Imana yitayeho nicyo yakuvuzeho. Yabwiye Yeremiya ngo nakuremye, ndangije ndakweza kugira umuhanuzi uzahanurira amahanga yose akiriho. Ariko Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Icyo Imana yakuvuzeho, icyo Imana yabonye nawe uyu mugoroba, niba wizeye akira icyo Imana yakuvuzeho. Kuko uyu mugoroba utandukanye n'imigoroba yose waciyemo, uyu munsi utandukanye n'iminsi yose wabayemo. Kuko uyu mugoroba Yesu agutoneshe. La siposa fosa la kita sandemo pe ni sali yoma pe tu sazo deba shiti eto sakita pe ni maisisima ndakumvisha Mana. Ndakumva Yesu wanjye urahari. Ubu tuvugana ninjiye mu mavuta y'umushumba wawe, sindinjira mu yanjye, ndinjira mu yanjye. Ariko Mana Yesu ninjira we. Haleluya. Alibo asifiwe libo sika Adonai Uwiteka Elohim yari Shaddai Jehova Rafa uwapfuye akazuka. Ariko Imana ishimwe cyane. Ntabwo nzi kuririmba ariko ningira mu ijuru nzahogoza. Yewe sinzi kuririmba ariko ningira mu ijuru nange nzahogoza. Kuko kubwiriza bizarangira, guhanura bizarangira, ariko kuri Mushumba tuzarihimba. Kuko hari indirimbo yarapetswe imyaka n'imyaka, iyo ndirimbo yarapetswe tuzaririmba ineza y'Imana. Ariko Mana we, Mana ishimwe. Tuzaririmba. Mwaririmbye mu nkora hano. Ubundi nifashe, hari abantu banza nifashe kuko ndi umushyitsi. Ariko ubutaha nzabyina, nzabyinira Imana, nzaririmbira Imana, nzavuga ineza y'Imana, nzavuga urukundo rw'Imana, nzavuga imbabazi z'Imana. Baririmbye Imana ibaha umugisha. Simwe ndi buhere ndahera ku mutwe, umuhanuzi ahera ku mutwe, kuko amavuta atemba ava ku mutwe amanuka ajya hasi. Asifiwe rero, asifiwe. Ndahera imbere hano kuko niho imitwe iri, amavuta yose amanuka rero basanga. Ariko haleluya, ndafashijwe profete biremera, ndafashijwe mbega tera iryoshye, ndafashijwe. Kandi iyo mfashijwe hari ibintu niyumvamo.
La peau est fausse à quitta. Ça aide pas à faux ennemi. Praise the Lord. Ça coûte force ennemi il faudra. Adonai rero. Mana mbuza hano ndi bubihere. Ariko Imana ishimwe cyane. Imana ihimbazwe. Mwaririmbye munyibutse igihe kimwe. Nari ndi kuruhimba inkuru ndi umusore. Nyoboye amateraniro. Nari nshonje witonde. Naba ndi muri korali perezida kamwe ariko dirija. Uracyanga urumogi. Turacyanga urumogi kora amaso yatuke kubera inzara. Uracyanga urumogi. Akandebera mu mubiri akamwe turacyanga urumogi. Nubwo uri dirija nasanzwe uri dirija mba perezida ariko uracyanga urumogi. Kubera inzara. Kaza amaso yamenetse. Mfite Mbarushimana. Murazizi? Sabita Mbarushimana sha. Tungutu twaraje imbere amaso yaragiye inyuma. Twarashonje. Ubona igiceri cy'ijana warya icyo bita baciye ugatova ati ugataurimbisa amazamuka sha mujye mwitonda. Ugatavuga ngo kuko yangiriye neza. Shumba yatanze ubuhamya ariko uzirinde gutanga ubuhamya mbere y'ibihamya. Mpamvu yatanze ubuhamya afite ibihamya. Sifa kwa Mungu. Sifa kwa Mungu. Muhanuzi w'Imana nsanga imbere ndi guhimbaza Imana. Ndahimbaza Imana icyuya kikava ku mutwe. Kikinjira muri Afurika y'Epfo. Kikamanuka hasi. Hitaye ngo nambaye costume nambaye ishati y'umweru. Naye nambaye karuvati y'umutuku ngire n'ishati y'umweru. Ishati iratota. Ipantaro iratota. Yari ishaje. Ariko ntigide icika. Ndahimbaza umwana uzaturuka mu nguni nkari. Aravuga ngo ndirahiriye. Ndi Uwiteka Imana yawe. Kuko mpimbaje gusa bikankora ku mutima. Ubukwe wapanze mu myaka 3. Mbukuye mu myaka 3. Mbushize mu mezi 3. Nta n'iry'Ugande. Nta n'icyatanu ariko Imana we. Mana. Imvugo yiwe ni hame. Ubwari data wabivuze bizoshika. Mana bahumugisha. Imvugo y'Imana ni hame. Ariko Mana y'isi n'ijuru we. Nimba ufite imvugo y'Imana itandukanye niyo papa wawe yakubwiye, itandukanye niyo nyokuru wawe yakuvuzeho, imvugo y'Imana itandukanye niyo abaturanyi bavuze ku buzima bwawe, imvugo y'Imana itandukanye niyo abantu banditse ku mazina yawe. Tubwira ngo nzabana namwe. Twakwira tugasanga nta miryango, nta data, nta mama. Shigikira amavuta. Asifiwe. Shigikira amavuta nawe. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Iravuga ngo mu myaka 3 washize mu bukwe. Mbukuye mu myaka 3. Mbushize mu mezi 3. Nta n'iry'Ubugande mfite kuri konti. Nta n'iry'Ubugande mfite. Mfite 0. Nta n'iry'Ubugande. Bampaye ibigande by'ishiragiyeyo. Bungishije nkuramo dukiye numva ndababaye. Asifiwe. Hallelujah. Hey. Ndasote kasita baisovada. La cosite vos enseignements. Tukava mu butayu inda n'umubiri arafatanye. None reba sha. Pasi effort. Iyi nagari mibi. Nta mibi ndwaye, nta n'igifu ndwaye, nta n'izoka ndwaye. Yambwiye ngo Mbarushimana nzaziyongesha. Nzikureho ngutereho amatayi. Ariko Yesu mubwire. Umuntu utarakwishe, utarakizwa, ntakikwishe, biraramura byaramurangiranye. Umuntu utarakwishe, cyagiye utiriro de bar, utarakizwa, ntakikwishe. Sana mupfubanye.
byaramupfubanye utarakwishe utarakizwa. Uyu munsi igini rigagare, uyu munsi igini rigagare kabisa, rigagare ribe nka mukaroti rihinduka inkingi y'umunyu, aho ryari rigeze rize gusanga rigagare. Mana ishimwe. Uwo munsi Dawidi bamugira ingabo ikomeye, akajya gutera agatahana insinzi. Yonatani inshuti ye igasanga se Sawuli, akamubwira ati Dawidi ni umusirikare kabisa n'indwanyi. Bugacya mu gitondo Dawidi akinjira mu rugero rw'abantu 1000 wenyine akabatsinda. Yonatani akaza akabwira ati papa, noneho mwene Yesayi ni igitangaza, yinjira mu rugero rw'abantu 1000 wenyine, turi kumureberera agatsinda izo ngabo. Ati nibyo, ati nibyo. Atari ko uri igicucu, uri ikiguryi, ubwami ni ubwacu. Buri munsi Dawidi umuvuga ibyiki, ubwami ni ubwacu, nimba nza bugusigira. Amutuka kuri nyina, aramubwira ngo uyu mugoroba utegura ibyo kurya muze kuzana kuko ndi bumwice. Yonatani arita mu gutwi ngo adafande Dawidi, Isa afata icumu ngo arimutere, arazibukira. Uwo munsi Yonatani asanga Dawidi, aramubwira ati Dawidi, burya byo ko data kwanga narangiza nkabigira imikino. Reka nkubwire, burya umuntu kwanga uramuzi. Umuntu ugukunda uramuzi, n'ukwanga uramuzi. Ariko mbibwiye umushumba ngo uyu mugabo aranyanga, yansaba ibimenyetso nkabibura, ariko umutima wanjye nuwe biraziranye ko atankunda. Urabizi ko umuntu utamukunda, urabizi ko umwanga, ariko nta preve, nta bimenyetso ufite. Imitima yacu ni Imana ya kabiri. Imitima yacu ni Imana ya kabiri. Ijya imenya umuntu kwanga, ukamenya no gukunda, mukaririmbana, mugasengana, mugakorana, uzikata gukunda, uzikata kwemera. Mukanaturana. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Dawidi yari yarabibonye kera yuko isi wa Yonatani atamukunda. Yabibwira Yonatani ati reko Dawidi ugira amagambo, n'ukuntu umbwira data ibyiza byawe urabeshya. Ariko uwo munsi amugezeho, aramubwira ngo Dawe, ndabizi neza ko Imana ya Israheli izakuraho data yarangiza ikakwimika. Uraramuka ubaye umwami, uzangira ingabo yawe. Ikirenze kuri icyo, ndaramuka ntakiriho nawe utakiriho, uzandebera abantu nanjye nzakurebera abantu. Baratandukana. Yonatani asigara iwabo, Dawidi aragenda. Sawuli ahiga Dawidi imyaka hafi 15, ubutayu bwose bw'Ibuyuda. Ibaze pozisiyo Yonatani yarimo, iso n'umwami, uri umujenerali, higa inshuti yawe. Cyari ikibazo kuri Yonatani, ariko urwo rugamba Yonatani ananira se, ntiyahiga inshuti ye Dawidi. Baramuhiga ubutayu bwose bw'Ibuyuda, bagasanga yihishe munsi y'ubuvumo, bakara hejuru yabwo, bagacunga agasohoka akavamo arusha akirukanka. Baramuhiga ariko ntibamufata, ntibamubona. Wihuse nandirimbe ngo imigambi yabo si nk'iy'abantu. Ni indirimbo yatewe. Habuze n'umufashe, sinzi kuririmba.
icyifuzo cy'abakwanga kibaye ubusa yego imigambi y'abana b'abantu siyo Imana bari bazi kugiye gukorwa n'isoni rajya hehe ku ijuru ritabaye bose babireba tuzashima Imana bose babireba tuzayimaza bose babireba icyubahiro cyayo tuyeba kureba. Yesaya arahanura mu bice 7 ku murongo wa 7 aravuga ngo ntabwo imigambi yabo izahama, ntabwo imigambi yabo izasohora. Baguteza umunsi Imana iguha iminsi, baguteza umwaka Imana iguha imyaka, baguteza icyumweru Imana iguha ibyumweru. Ariko Imana ishimwe ntabwo imigambi y'abarozi izigera ihama. Buri munsi baratega, buri munsi barohereza, bagatoreza amahembe ndetse n'ibitega. Ariko imigambi yabo uyu mugoroba ndahanuye ubuzima bwawe, imigambi yo kurwanya ntabwo izahama, ntabwo izasohora. Ibyo bavuze ibishize under authority, bishize hasi, ahubwo urazamuwe kubw'ijambo ry'Imana. Padre kuzamuye kubw'ijambo ry'Imana. Ntabwo imigambi y'abisahama. Mu gitondo umurozi arasinduka. Mu bintu bya mbere bisinduka namenye ni umwaku n'umurozi. Agatanga umwaku n'icyo gicyo nyine akajya mu idirishya ryaho utuye. Yego saa 11 umusego ugitambika agasanga nturakingura, agasohoka urugi rwe akabitega ku muryango w'imbere n'uw'inyuma mu gikari, agasubira mu idirishya ryaho akurebera. Avuga ati mu gitondo natambuka naca ku muryango w'imbere, yego biramufata, naca mu w'igikari bikamufata. Haleluya! Ariko kumbe marayika w'Imana yahageze mbere yuko umurozi ahagera, arangije arahagarara. Amaze kuhagarara arabitega aramwihorera. Amaze kugenda arategura. Mu gitondo ubyutse uratambuka. Ariko Imana ishimwe, ariko Imana ishimwe mu gitondo ubyutse ariko nta muri kumva Imana ahangaha. Ariko saliba sakosita rasi osasodeba ugaca ku muryango w'imbere akurebera mu idirishya, akabona nturwaye rushwimo, akabona ntubyimbye amaguru, akabona ntusaze. Noneho ugaca no mu gikari akabona uje uri kwiborosa umese gutya. Nawe ugitarabona wacisha imodoka ugiye ku kazi, abana bawe barabyutse bambaye neza bagiye ku mashuri, agategereza agaheba. Adonai asifiwe, Erahimu, Elishadayi atukuzwe, mwenye nguvu, Imana ya Israeli ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Kuvuga Imana uyu munsi inzoka zigacurama, badayimoni bakiyahura, biyahura bapfa bagapfa, kuko uyu munsi ni umunsi wo gutoneshwa n'Imana. Kambaze mpanura ubuhanuzi. Stand up. Wowe rwose irakuzumitse. Pasi etositapa shaini mai sansonera atiwa si etopa shalo etositapa sakidre asiko shalabo. Tachuza tukuri kwima, tachuzigera uba, kuko uri umugabo w'Imana. Mana yakurokora impfu nyinshi, kurokora intambara nyinshi. Aido sifo sakotra nabonye uca mu bikomeye, usimbuka imyobo y'urupfu, simbuka amasanduku y'imfu. Ariko icyatumye gusigaza no kugira ngo aha hantu dore ahangaha aha. Mana yambwiye ngo wageze ku musozi wawe. Imana yambwiye ngo wageze ku musozi wawe, wageze i Heburoni, wageze muri Kanani yawe. Igihe kiraje, ntaguhuzagurika, no rugambo.
Mana mwe nkubwire ngo iragukomeje, iragukomeje, iragukomeje kandi iragukomeje, kuko Uwiteka Imana yabaye nkubwire ngo agiye kugukoresha aha ngaha, nta handi, nta, kuko wazanywe n'Imana, kuko nawe aguhamagaye kandi waje ugendagenda utata amakuru igufatira hano. Ikivuze ngo rero ntuzasubiza amaso inyuma, babandi bahaza amata n'amavuta, no, ni hano, kuko ugiye kuhasigirirwa, ugiye kuhazamukira, kuko urugo rwawe ruhawe umugisha kubw'itorero winjiyemo. Gihagaze nabonye inyenyeri gukorera Imana ikomeye cyane, mbona ikomeje kuba kuri wowe. Ngiye kubona mbona ufite ampuru iruta kiriya gitara nini cyane. Imana we nkubwire ngo urwo ni urumuri Imana ishyize imbere yawe mu myaka yo kubaho kwe kose, nta mwijima uzaba imbere yawe. Imana ihashyize umucyo, kuko igufashe ukuboko ahataringaniye igiye kuharinganiza, inzugi z'ibyuma n'ibindi zo byabyo ize kubica mu kabiri. Imana iguha andi mavuta, Imana iguha andi mavuta, iguha izindi mbaraga. Nabona burya umugati muremure cyane ubwo twahimbazaga Imana, hamwe ngo niwakire imbaraga wasabye Imana, ugiye kuyikorera. Amabwira agaciro k'isuka ntago ari umuhini, ari mubizi agaciro k'isuka si umuhini, ni igihato. Agaciro k'isuka ni igihato. Uyifashe isuka uyishyira mu muhini irahuruduka, ariko uyishizamo ikiyikwikira cyo bita igihato, isuka irakomera. Imana itanze igihato cy'amafaranga, ugiye gukora Imana ifite amafaranga. Umugabo uhawe umugisha n'Imana, uhawe umugisha n'Imana. Imana igufukuriye isoko, bagiye bafunga amariba yawe, ariko Imana ifukuye isoko, isoko igiye kududubiza kubwo guca bugufi kwawe. Imana yakuzamuye kuko izi umutima wawe, izi kwihangana kwawe, izi guca bugufi kwawe. Uwiteka Imana aravuze ngo kugeza umugabo ukomeye mu gihugu turimo n'ibindi bihugu bitandukanye, iyo akurokoreye muri za Tanzania, muri za Kongo, murahari, murahari, zamura haleluya. Nikiri kumbwira inzira zose ucamo ukatakata, dore u Rwanda rugezemo, pa urahafatiwe. Rero ugiye gukorera Imana. Dore aho iyo ntebe, iyo nabonye marayika batatu. Uwa mbere bamwita Gaburiyeli, niwe ushinzwe finance. Uwa kabiri nabonye n'uwo bita Mikayeli, urwana intambara zikomeye izuzi n'izutazi. Uwa gatatu bamwita Rafayeli, ni marayika uje gukora mu operasiyo, icyo bita operation. Ikintu cyose cyatera urugo rwawe, indwara yose ntizagufata, ibyorezo byose ntibizabafata. Wowe n'umufasha wawe, wowe n'abana bawe, Imana ikoze operasiyo ku buzima bwanyu. Iki ni igihe cyawe, kuko Imana igiye kugusubiza agaciro kawe. Komera Imana amashyi menshi cyane. Mushumba nasinya sheke Imana yambwiye, ni sheke yimusinyira y'urupapuro, yimusinyira sheke nyine sheke. Nabonye Imana imusinyira sheke y'amafaranga menshi cyane. Sinya sheke mu cyimbo cy'Imana, usinyiye sheke. Komera Imana amashyi. La pisa sote kosa, komera Imana amashyi. Pala si eto salvo bene sakete bene. Adonai Eri Shaddai rata. Umva rwose, ngwino aho ngaho rwose. Baravuga ngo uko icyuma gitsaza ikindi niko umuntu akaza mugenzi we. Mba nakumvishije rero. Umva nkubwire, ngiye kubona mbona ufite ururabo, urunguru rw'abageni. Mana yisimishe. Umva nkubwire, mbonye ururabo rw'abageni, mbona ariko rurapfundikiye. Uko aririmbaga rugapfunduka, uko ahimbazaga rugapfunduka. Ngiye kubona mbona havuyemo impeta. Mbona havuyemo impeta.
iremwe nkubwira ngo Imana ya Israheli igukuye inyuma y'amarido aho utagaragara sha, inyuma y'amarido niho bawe. Dore gose, dore hano Imana imukuye. Parasito pasita, ratiso besakota, sito besa sinima, ratibo sekota, sinimone fosakota. Imana ishimwe igukuye inyuma y'amarido. Imana igukuye. Mbibutse ko umukobwa wese uri mu gikari atetse, iyo haje umuhungu gusura muri uwo muryango, wanga uri mu gikari ntaboneka, haboneka abandi batanga serivisi zo mu rugo, ko ariko uwo mu gikari ntabwo abazwe. Imana igukuye mu gikari ahantu utaruzwi, ahantu utamenyekanaga. Imana igukuye. Iri torero urikuyemo umugabo sha. My son dore soketa rapopo sitayaba shito esodova madosi efosakota. Tuzamure haleluya. Moto ni moto, moto ni moto, moto ni moto. Hey, 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 hey. Mubwire ngo biremera sha. Mubwire ngo biremera. 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 Kureka inzoga biremera. Kureka ubusambanyi biremera. Kujya aho abandi bataramenye bavuga ibinyoma biremera kubireka. Tukinywera amazi nicyo bita fanta sha. Ubundi fanta nyinshi, yego fanta nyinshi ni nziza. Ujye unywa ngo urigingwe, yego urazamukirwa. Zirutabye na mitsingisha. Ariko Yesu, papa Yesu ni umugabo. Yesu ni umugabo. Yadukuye mu makara, yego idukura mu makara, idutuza mu makaro, itugaburira amakaroni, iduha ubukaro. Yadukuye mu makara, idutuza mu makaro, idugaburira amakaroni, natwe turabyibuha, iduha na kashi. Aho nsigaye mbwiriza umuntu agafashwa kwa mwikofi. Aye wawe umuntu yaririmba nka mu blessing. Shamfite amafaranga cyandi umukiri. Bakoze mu ihumure. Mbere gatoya mugiye kubona bari banahurukisha. Mu 2007 yatangiye gukoramo. Ntawe urutangiye gushibuka mu 2007. Yatangiye mu 2007 Imana yavuze itangiye gukora. Iraduhagurukisha mu zindi mbaraga. Vukuntu Imana yambwiye. Pay with for anasakota. Sato sifo sakodra. Karamemana, karame ndakumvishije. Salawe nisti sakodeba. Shita andosi ni munimo. Adisabo ema. Rapi efosa. Peresans. Shidi enima isakodre. Imani kwa mabuta yitwa ikinyuranyo. Iguhaya mabuta yitwa ikinyuranyo. Ari contraire na yabandi mwimikiwe rimwe, abo mwahagurukiye rimwe, abo mwazamukiye rimwe, abo mwimikiwe rimwe. Imana igwa mavuta yitwa ikinyuranyo. Niko Imana imbwiye. Ayo mavuta agiye gukiza kanseri, agiye gukiza ibibyimba, agiye gutuma ababyeyi babyara. Arasibo sakodere tazindi mbaraga, kuko ngiye kubona uyu mugabo yarasenze kugira amavi ahinduka nk'ayihene. Ngiye kubona mbona ikirundo cy'amasengesho kinini cyane kiruta ino etaje turimo. Mbona ni ikirundo cy'amasengesho. Ngiye kubona mbona amasengesho ayo mazi igihe warayasenze, ariko mbona ngo ari gusenga uyu mwaka agize imbaraga nyinshi. Ukurikije arangije arihuta cyane, apusa yigizayo yayandi amazi misi,
ayo ngayo uri gusenga si Imana ikoreyemo, ahubwo Imana igutabariye mu masengesho wasenze, kuko yafite imbaraga. Ari kwihutisha amasezerano yawe, ari kugenda abahambura ibyo Imana yagusezeranyije, kuko Uwiteka Imana akuzamuye ku kanunga karuta kandi kanunga, kuko Uwiteka Imana hari ikintu akoze ku buzima bwawe. Ariko nimba hari umuntu uri kumva Imana mu mutima we, ukaba uri kuyumva rata, ndagira ngo ukomere Imana amashyi. Uri kumva mu mutima wawe harimo ijwi ry'Imana, ijwi ry'Imana ryamanutse riri mu mutima wawe. Tangira uryumve, tangira uryumve, tangira uryumve. Presence y'Imana turayumva. Yesu ari gukora ibitangaza. Imana igutoneshe. Mushumba ngiye kubona mbona marayika w'Imana akwambitse isaha ebyiri nawe. Isaha ya mbere umwuka aramwe ngubwire ngo ni igihe cyawe kirageze, igihe cyawe kirageze. Pasiporo yawe uyitunganye neza, kuko Uwiteka Imana agutwaye muri Israheli. Pini sako dra Imana prophesy Imana ifunguye ingendo, kuko iyo ifunguye ntawufunga, nta n'uwatusha, nta n'uwakoraho, kuko Uwiteka agusize amavuta akomeye cyane. Kambabwiye amavuta Imana imusize ntabwo ari ay'igihwagari mwitonde, si topisi, si n'amamesa, si na mukorogo, si na razake. Anoyitingi y'Imana niyo Imana ishize ku buzima bwawe. Igisamba kimwe hagarara gatoya unyihangane, gisangwa kiba noneho uko kiba akagifata, noneho umunsi umwe gipanga beje yo kwiba cyambaye ubusa buri nani kariso cyambaye, kigiye kwiba umugoroba kisiga amavuta ahantu hose, gitera gatarina, gitera barakivumbukana ati uko bakirukankana ugifasha wese akanyerera, umufasha wese akanyerera. Imana iguha amavuta atarogwa, atazima, batazazinga, batazasengera ngo yandure cyangwa se ngo bayamanure hasi. Imana iguha amavuta naho babyohereza ufite mikoro. Imana itanze ayo mavuta, bizajya biza bisubireyo, kuko Uwiteka Imana agushize ku munara muremure cyane, kuko ugiye kurangurura, ugiye kuvuga mu bantu Imana za televiziyo zabo muri iki gihugu bavugireho ubutumwa bwayo. Ni wowe. Umva ikintu Imana ikoze. Imana izanye amaboko, izanye icyo bita amaboko. Imana izanye amaboko yo kugufata, kuko urugamba rwarimbanyije, wararwanye, urangije uratsinda, nabigeze kuri finale. Ariko Uwiteka, ariko Mana we, ndakubonye, ndakumvishije. Imana izanye amaboko bidatinze. Hari abantu Imana ikoze ku mitima yabo, babujije amahoro, bamwe n'Abanyarwanda, bandi nabo mu mbibi z'u Rwanda hirya iyo. Uwiteka Imana azanye abantu bakomeye muri itorero. Kambabwire rero abakozi b'Imana, musengera ahangaha, mushake muzinduka hakiri kare. Mugiye kujya muza mushyirwa musanga hose huzuye, mubura aho mwicara. Nutiyangaje muri protocol usanga bagezemo kare, kandi abagiye kuza n'abafite akazi bahimwa muri za sekisa, muri za miliyoni, mu makorari bagiye kuza, bafite amamodoka. Mwiyangaje hakiri kare, kuko umurimo w'Imana urakomeje. Ariko haleluya, Imana yabimbwiye ko ari Imana igiye kubambika neza. Bonye Imana bikorari neza, umuntu abagura n'iforome nziza zigezweho. Ngiye kurambana musohoye indirimbo 3 muyita mutangira kwamamara. Ariko hari umuntu bahanuriye ubuko yagiye, mukobwa uzi kuramya neza yagiye, umwe w'amaderede menshi.
ariko mubwira ngo Imana iramukunda cyane. Mu bantu itonesheje nawe Imana iramutonesheje. Kuko Uwiteka Imana yamwe nimubwire ngo hari telefone agiye kwitaba. Imwohereza Western Union kujya kurotira. Kabisa. Vuga ngo akantu. Ariko amen. Ariko amen. Imana ishimwe. Tuvuge ngo amen. Ariko Imana ishimwe. Dawidi bamugira ingabo ikomeye cyane. Dawidi arangije aragenda baramuhiga. Icyo gihe Abafilisitiya baratera. Ndashaka kwihuta. Mana we dore kandi ya masaha. Abafilisitiya baratera. Ngo batere, Sawuli ajya ku rugamba. Ariko ajyana na Yonatani n'abandi bahungu babiri bari batatu. Ngo bagere ku rugamba bagwa mu gico. Bagwa mu gico, umutwazi icumu amwe ngo Sawuli twasatiriwe. Amwe ati fata inkoto nyice kuko sinshaka kwicwa n'amaboko y'abatarakebwe. Avuga ati nkaba nakwica Uwiteka Imana yimukisha amavuta nkaba nkuroga mwami. Sawuli afata icumu arishita hasi. Arangije aryishingamo. Arangije ariyahura. Dawidi yari mu mashyamba ahunga. Haboneka umwishimayeli ajya kubikira Dawidi. Amwe ati Dawidi umwanzi wawe yapfuye. Yapfuye namwishe. Ninde wamwishe? Ninjye wamwishe. Wamwishe? Wamwishe. Dawidi abwira abo bari kumwe ati nimwice uyu mwishimayeli kuko yishe umukozi w'Imana. Umwishimayeli apfa azize ikinyoma cye. Ntukibeshyere. Ntukibeshyere ijye uvuga icyo uri cyo. Uvuge n'uwo uri we. Utadavuga ngo uri intwari ukagushyira ku rugamba ukahagwa. Umwishimayeli apfa azize ikinyoma cye, ariko Dawidi yakoze icyo agomba gukora. Dawidi araboroga. Bafata Yonatani baramwica n'abo basore. Babashyira ku gihome cy'Igilibowa. Aho ngo kuri iyo misozi y'Igilibowa. Dawidi ngo abyumve araboroga arataka. Aravuga ati Yonatani we nagukunze urukundo umugore akunda umugabo. None intwari ikomeye uguye ku misozi y'Igilibowa. Uwo munsi aravuga ngo imisozi y'Igilibowa ikime cy'Imana ntikizabazeho. Imvura y'Imana ntizabagweho. Ntayo umuntu n'umwe uzabahingaho. Ntayo umuntu n'umwe uzabaturaho. Kuva uwo munsi Dawidi abivuga imisozi yose y'Igilibowa ni ubutayu, ariko iruhande rwayo ni imisozi myiza ifite ubwatsi bwiza. Bukeye Dawidi arataha. Bene w'Abayuda baramwakira. Ahantu yashikiye ni Heburoni. Indi miryango yose 12 ikomeza kubaho idafite umwami. Bene w'Abayuda barangije baramwimika abo umwami, ariko inzu ya Sawuli ikomeza kumurwanya, ikomeza kumwanga, yanga kubatera. Bateza akaduruvayi muri Israheli imyaka 7 yose n'igice. Igihe Dawidi yari i Heburoni ashyiraho umwami wo koroganiza bene wabo b'Abayuda. Hashize indi myaka 7 Samweli wa 2:5. Inzu ya Benjamini ibwira abandi bose ngo nimuze tumanuke dusange Dawidi, dore ni nawe mwami. Ngo baraza baramubwira ngo turaje ngo tubere umwami. Ati nibyo? Ati nibyo. Ati turaje ngo tube amagufwa yawe, tube umubiri wawe. No mu bihe bya kera bya Sawuli akiri ku ngoma niwe wajya gutera ukagarura Abisiraheli. None turaje ngo tuba bawe. Ati sawa. Baramwimika kandi ndihuse tujya gusenga Imana. Imana ishimwe cyane. Tuvuge ngo amen. Tuvuge ngo amen. Tuvuge ngo amen. Baramwibika ngo umwami. Uwo munsi Dawidi yicaye i Heburoni aravuga ngo umurwa mukuru wa Dawidi ugomba kuba i Yerusalemu. I Yerusalemu niho Aburahamu yatambiye Isaka ku musozi wa Muriya. Hari hafi y'Abayebusi.
abayebusi bari bafite igihome gikomeye Sawuli yatinye kumenamo akiri ku ngoma. Dawidi aravuga ngo mwabayebusi aho ndahashaka nimuhave kuko ndashaka kubaka umunara wa Dawidi. Baramuseka cyane, baramubwira ngo twebwe ntituzarwana nawe, uzarwana n'ibirema byacu, urwane n'impumyi zacu, numara kubatsinda uzarwana natwe. Dawidi arababara cyane, atanga itegeko, aravuga ngo tuvugana mwanga bomwe tuzamuke turwanye abayebusi. Barangije barabarwanya, ariko Dawidi asiga avuze ngo nta kimuga nta mpumyi izinjira ibwami kwa Dawidi mu rurembo. Afata igihome cyose aragihindura, aho niho yubatse kapitale ye. Imana ishimwe cyane. Amaze kwicara ku ngoma, amaze kurya, amaze guhaga ngo yibuka Yonatani inshuti ye. Iryo jambo twasomye, aravuga ngo mbese nawe ukiriho uwo mu nzu ya Sawuli ngo mugirire imbabazi z'Imana kubwa Yonatani inshuti yanjye. Baramubwira ngo dawe, hari umuntu wasigaye kwa Sawuli, wenda uwo nguwo yamenya amakuru, yitwa Siba, nimumuhamagare. Siba araza. Siba uyu nguyu yari nk'umutahiza mukuru, ari nk'umukuru w'abungere mu gihe cya Sawuli. Yari yigarurira ibintu byose byo kwa Sawuli, amatungo, inka n'ingamiya. Hamwe ati ni we Siba, ati ni we Siba. None ntawe ukiriho wo mu nzu ya Sawuli ngo mugirire imbabazi z'Imana. Ariko nta Mana y'Isiraheli. Umva, mugirire imbabazi z'Imana, mugirire feva, mugirire imbabazi z'Imana. Ntawe ukiriho wo mu nzu ya Sawuli, kandi Sawuli yari uwo kugirwa neza na Dawidi kuko yamugiriye nabi, ariko abirengaho kubw'indahiro, kubw'isezerano yagiranye na Yonatani. Zamura haleluya. Asifiwe. Haguruka wowe w'inzobe cyane, wowe rwose, wowe turebana. Imana iguhuje n'umuntu w'umumaro, kandi araje akuzaniye telefone nziza izanywe n'amafaranga, kandi birihuse. Kandi ikindi, Imana ifunguye ingendo zawe. Ikindi cya kabiri, Imana y'Isiraheli igukuyeho amabyi y'abantu bagusize. Bari barashyizeho renga ngo ntuzarenge hariya, ariko Uwiteka agufasha ukuboko aragutambukisha. Imana ikuyeho renga bari barashyize kuri wowe. Umva nawe, ngwino hano, ntabwo yishyura uri kuririmba, wowe gira vuba ushaka gusenga, hagarara aho ngaho. Imana bene nkubwira ngo Imana igukuye mu myuka iyo ufite imyaka mito, bafashe amazi bogesheje umupfu barayagutongeraho, ariko Uwiteka nabonye ayohereza marayika amanuka n'imbaraga, amanuka n'amazi mu icupa, ariko nabonaga ayo mazi asa nkaho ari mu rubura hasi. Ngiye kubona mbona abaye nkakonje cyane, ngiye kubona mbona arayakunywesheje. Ibara ni ngubwire ngo ibyo batongereye muri wowe, ibyo batuye muri wowe, kuva uyu munsi wa none Imana igukuye kungata bari barakuzingiyeho, bari baraguhambiriyeho. Ayo ni amateka y'ibintu by'iyo ngiyo, ariko Uwiteka Imana abohoye isezerano ryawe. Imana iguhaye kuzabyara, Imana iguhaye kuzaheka, iguhaye icyo bita amasaziro meza. Imana igukuyeho umwaka. Dukomane Imana amashyi mugoroba we. Imana igukuyeho umwaka, ikugize ugomba kuba we, kuko uko Imana bivuze. Dukomane Imana amashyi. Mana we, katwihute. Dawidi haravuga ngo, baramubwira ngo si baravuga ngo haracyariho umwana wa Yonatani, ariko mwami amugaye ibirenge. Kandi mwibuke ko nta mpumyi, nta kimuga kizinjira ibwami kwa Dawidi. None habonetse umwana wa Yonatani, inshuti yande ya Dawidi. Mwababyeyi mwe, mwige gukora neza,
mwige kuvuga neza. Ugiye muzamutakiriho n'imbuto muriho mubiba, abana banyu bazibukwa. Ariko twazamuriye Imana amashi. Ibara sito pasido pere. Iga kubaho neza, ubwira abantu neza n'imbuto uriho ubiba, kuko igihe uzaba utagihari abana be bazibukwa kubw'ineza yawe. Ariko rero mwami ni ikimuga, baramubyaye baramuhungana, ntabwo yavutse amuga yenda kwihutirwa ngubwo. Ariko mwami ni ikimuga, ari hehe? Hamwe ati rero mwami namuhishe wanjye, mbona bazaza kumuhishura, ndangije ndamutwara njya kumuhisha wo bita irodibari. Irodibari, njya kumuhisha irodibari kwa Makiri mwene Miyeri, niho nagiye kumuhisha. Ariko mwami nubwo ari ikimuga, ariko aracyafite ubumuntu. Nubwo yatawe, nubwo wariganyijwe, nubwo bakushugunye, nubwo watabwe, uracyafite imbaraga, uracyarimo agakiza, uracyarimo ubumuntu, uracyafite amahirwe. Ndagiye guzamura haleluya. Aravuga ngo ari hehe? Arahari. Irodebari baramuzana, bajya kurabona ibwami hinjiye ikimuga. Abajyanama bahaza amata n'amavuta ati mwami, ati wibuke indahiro. Abo n'abahaza amata n'amavuta batazi aho Dawidi yahuye nande nka Yonatani. Uko Mefibosheti yinjira kwa Dawidi, Dawidi akabona Yonatani, akamurebera muri Mefibosheti, akabona ni Dawidi yibuka igihe amwambika umwambaro, akuramo inkota ye, amwambika akamugira neza, akamwigisha uko barya ibwami, ngakajya areba Mefibosheti akabonamo Yonatani. Mefibosheti bisobanura iki? Gukurwaho isoni, ukuraho ikimwaro cyangwa se ukuraho isoni. Kuko inzu yose ya Sawuli yarapfuye irashira, yaraje gukuraho inzu yose ya Sawuli ikimwaro. Irodebari bivuga ngo nta rwuri, no pasture, nta rwuri ruhari. Yarahari nta buzima, yarahari nta mibereho, yarahari nta rukundo. Ariko nubwo yarari aho ngaho, yaratawe, yarahishwe. Aho uri uyu munsi si ukwiye kuba uri. Ndabizi ko aho ngaho uri atari ukwiye kuba uri. Oya, aho ngaho uri si ukwiye kuba uri. Ntiwavukiye gusa Irodebari no gupfa Irodebari. Oya, bihakane. Irodebari waka bihakane. Ntabwo wavukiye gupfa Irodebari. Ntagira umuntu ukudefinisa n'ukuresha ntaho wavukiye n'imibereho yawe. Kuko Uwiteka Imana agukuye Irodebari, agushize i Yerushalayi. Imana ibashize i Yerushalayi. Uyu mugoroba Imana igukuye Irodebari, ikujyanye i Yerushalayi. Amahirwe yawe Imana yagaruye umugoroba, umugisha wawe bari baratwaye, zaburi ibiganza byawe. Uko Uwiteka Imana agaruye umugisha wawe. Ndashaka guhanura ubuhanuzi. Ndashaka Belinda amenye namutumye saa 9 z'ijoro, namuhamagaye ndi gusengera itorero. Namenye namutumye ibintu Imana yankeretse. Ndashaka guhanura ubuhanuzi. Namuhamagaye saa 9, uyu pfundura mereza. Namwandikiye ndambwira ati Imana imbwiye ibi ngibi, ngurira ibi ngibi ubinzaniye. Mushumbi hangana uhagarara ahangaha. Katura abantu bizeye. Ariko se reka bizamure mama, kuko niki biguhereye bizamurira Imana. Nushaka kubipinga ujye se hashi kurebe, hari abameze barya baba ngo Mana uwankura hanga bizamura base, bizamurira Imana. Nukuri ku Imana ndi gusenga mu isaha y'isake na munyumve cyane. Imana ishimwe cyane. Ariko ubu Imana imbwiye mama, Imana y'Isiraheli yavuze ngo irakurenganuye kandi yishyuye. Niko Imana ivuze. Yavuze ngo witinya kuko utazakorwa n'isoni. Yavuze ngo wimwara kuko isoni zitazagukora. Uyu musozi utabariweho, sinzi aho usengera, sinzi aho wavuye, ariko mbonye aha hantu uhazamurirwa icyubahiro. Mbonye aha hantu Imana yagutabarira ntukajya uhabura. Mbonye urufunguzo rwawe urukuye muri amasengesho yo kuwa 4. Ariko mukomane Imana amashyi. Ni byinshi. Ndi gusenga mu isaha y'isa 9.
ndi gusengera aya materaniro kuko namenye ku cyumweru kuwa mbere sinarya kuwa kabiri cyakora njya kuwa gatatu ngo ntatako imbere yanyu ndiyeranja nyine shamye mu byihorera nahagwa mvuga ngo ndi gusenga cyane ninjoro ndi gusenga nagiye kubona iyerekwa ngiye kubona mbona umubare 6 ariko mbona uwo mubare twese turawufite mu iteraniro nanjye ndimo ko nabibonaga ngiye kubona mbona umushumba yarahagaze kuri podium ariko mbona ari nka kandi kantu bashize hano karekare twese adusumba ngiye kubona mbona afite umubare 7 yego twese dufite 6 ngiye kubona mbona marayika w'Imana amuhagaje imbere amuha imfunguzo nyinshi yamuhaye imfunguzo nyinshi ntamenye ngo umubare wazo nuwuhe Mana ishimwe cyane 7 bisobanura umwuzuro w'Imana bivuze ngo yari afite 7 mu kiganza twese nanjye ndimo dufite 6 ndakanguka ndasenga mbwira Imana ngo nibikinyeretse Mana nongere ntsindira gatoya ngiye kubona mbona mushumba avuye kuri podium hagaze nkaha ngaha buri muntu wese wateranye mbona agiye amuhesha kwa rufunguzo komera Imana amashi komera Imana amashi kambabwira rero igitangaza aho gisobanukiye Imana ishimwe jewe nakoze ibyo Imana yambwiye niba hasha 30 hagira umuntu wa mbere wihuta afata ibahasha ye tega amatwi mwitonde ari uyu munsi ariko umunsi nyuma ni kuwa 4 nge nzagaruka nditumiye ntabwo umushumba ntumiye nditumiye ubwa mbere warantumiye ariko ubu nditumiye ndi muri autorité ndi muri autorité y'Imana nditumiye kuwa 4 ahandi nzajya nzahasibira cyangwa n'umuyoda nageyo izi envelope ni 30 sinavuze ijana yambwiye 30 ndashaka abantu 30 bihuse ariko kuwa 4 ukazaza washyizemo ituro ryawe rero mpanura ibintu muri perezida birasohoye ku buzima bwawe ariko ni umuntu ufite kwizera rero ngubwire ngo ugiye gutoneshwa n'Imana ahantu utuye aba mubana aba mukorana aho wiga aba mugendana Imana ije kugutonesha ugiye kubana gutoneshwa n'Imana ku buzima bwawe umuntu Imana itonesheje umuntu wese yifuza kugendana nawe yifuza gusangira nawe yifuza kuganira nawe yifuza ko yamuha ibitekerezo kuko Imana yatonesheje ninde wamwanga ninde wamubwira nabi ninde wamusubiza inyuma Uwiteka Imana gutonesha Imana igutonesha uwo munsi Mefibosheti yinjira ibwami kwa Dawidi mbonye promotion y'ibahasha bagiye kuzizana kamude mwirize uwo munsi Mefibosheti yinjira kwa Dawidi ari ikimuga uko niko twaje mu maso y'Imana dufite ubumuga Imana yatwitegereza ikibuka icyo bita indahiro y'amaraso ya Yesu ikavuga ati kaba ngaho batera njyewe nkabanera ndica itegeko ndica indahiro ariko kubw'amaraso ya Yesu kubw'amaraso ya Yesu kubwo gucungurwa n'amaraso ya Yesu twemererwa kwinjira aho utari kwinjira wemererwa kujya aho utari kujya wahindutse ubwoko utari ubwoko wahindutse umugisha utari umugisha haleluya kubw'amaraso kubw'akabana